bibaye saa 12:35 ku isaha yo mu Rwanda. Turacyakomeje ya gahunda yo kubasurira igihugu no kubereka uburyo giteye mu iterambere ryacyo, mu mutekano no mu bindi byiza bigitatse. Hano mubona ubu tugiye kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe, aho kenshi bakunze kuvuga ngo hari umutekano muke. Niyo mpamvu mpamagariye abatubwira yuko bafashe ishyamba rya Nyungwe cyangwa bafashe za Nyabimata, bakwigira hafi ubwo bwije, ndumva bari muri za patrouille, baze kuduhagarika tuganire, tubahe ikiganiro, bereke abanyarwanda aho bafashe, banerekane gahunda bafitiye igihugu n'abanyarwanda. Muri iyi gahunda twe twababwiye ko tuzabereka uko u Rwanda ruhagaze, tuzabaganiriza ku mateka y'igihugu, tuzabaganiriza kuri gahunda zose, hanyuma mwirebere uko u Rwanda rumeze. Abarushaka mu rusure, mu rutambagire, murambagire aho mushaka hose, kuko u Rwanda rutanga ikaze kuri buri wese. Nkuko nari mbabwiye rero, ubu ninjiye ishyamba rya Nyungwe nerekeza Nyamagabe na Huye. Ndasaba bamwe bita ngo ni FRN, Munyemana Eric, wowe mubitsi wa FRN uhora uvuga ko muzarwana kugeza kuwa nyuma, bwira ingabo zawe aho ziri muri Nyungwe ko njinjiye, hanyuma bantegereze aho bashaka, tubahe ikiganiro, babwira abanyarwanda icyo bagambiriye, naho bafashe, urugamba bari kurwana urwo ari rwo, n'icyerekezo bafitiye u Rwanda. Twagiramungu Faustin, ndagusaba nkawe wasigareyeho Rusesabagina we aho hari murahazi, bwira ingabo zawe uyoboye zize zinsanganire, nzihe umwanya ziganiriza abanyarwanda niba ziriho, kandi ningera ku mwisho w'ishyamba ntababonye, ndabaha ubundi butumwa, ntimuzajye mubeshya abanyarwanda, mwirinde gukomeza gutuburira abanyarwanda, mwirinde kuroga urubyiruko, mwirinde kuroga abanyarwanda, ahubwo muze mu gihugu. Cyakora nimbabona aho ngaho ho, ndabareka mutanga ubutumwa bwanyu, n'ababakunda bazabashyigikire. Nintababona aho ngaho urubanza ruba rwiciye. Muzareke kuroga abanyarwanda, ahubwo inama nkuko wa mwana yigiriye Nahimana, muzaze, igihugu kiri amarembo arafunguye, igihugu gitanga ikaze, igihugu gitanga karibu, kandi igihugu kirababarira, ibyo mwakoze muzabibabarirwa. Nibwo butumwa mbafitiye. Ariko ubwo ndabubaha dushoje urugendo, nambutse ishyamba. Ariko niba muririmo, ni karibu, mbifurije gutanga ubutumwa. Ndagijimana Yohani Maria Vianney, nawe ndakubwira ngo uvuga ko uyoboye ngo ikiraro ngo cyo kubaka u Rwanda. U Rwanda rurubakitse, mu biganiro byose tugiye kuzajya tubagezaho, turabereka u Rwanda uko ruhagaze. Ni karibu, imbabazi zirahari mu Rwanda, mwikomeza kugira ubwoba, ariko niba munabufite mubuhamane, murekure abana, murekure urubyiruko rurebe gakondo yarwo. Ubu ndi ku mwinjiro w'ishyamba ahitwa Gisakura. Mukanya mu masaha nk'abiri ndasohokera Kitabi, nibwo turi bwongere tuganire, mbabwire uko nabonye iri shyamba ryitwa ko ryafashwe na FRN. Niba ndaba nahuye n'aba FRN nabyo ndabibabwira, ubutumwa barama ndabubagezaho. Nimba ntababonye ndabibwirira ubutumwa bwanjye nabageneye. Murakoze.
Bizimana Eric nawe Twagiramungu na Ndagijimana Jean Marie Vianney, reka nongere mbahamagare. Ubu ndi muri Nyungwe, murabibona ko ndi kuwinga. Ubu hano nicaye ntegereje babarwanyi banyu ngo baze bambwire, nababwire rwose mubabwire, ndabategereje. Ubu bibaye saa moya hafi n'igice z'ijoro, ndi muri Nyungwe rwagati kuwinka, murahazi ikimenyimenyi, dore ngiki cyapa aho nicaye. Ndabategereje rero, munyohereze izo ntumwa zanyu zitwereke aho zafashe, zitwereke aho zirwanira, ziratubwira icyo zirwanira. Ndatekereza, reka nongere ntegereze nk'iminota 5, nibataza turongera duhurire mu kanya imbere, ndahabereka ku Gasare. Ubwo ngubwo ubutumwa naba hano, ubwo ngubwo ndabona bigenda bishyira bya bindi nababwiye ko mwamutuburira abanyarwanda. Mushatse mwagaruka mu gihugu mugafatanya n'abandi kurwubaka. Abakoze amakosa muzasaba imbabazi, muzazihabwa. Ariko niba mudashaka no gutaha, mwe nimuhameye, ariko murekura abana baze bibakira igihugu cyabo, baze birebere gakondo y'abase n'abasokuru, kugira ngo mutibeshya cyangwa abo barwanyi banyu batibeshya. Reka mbahe rendez-vous harya mu Gasare, aho akarere ka Nyamasheke kagabanira n'akarere ka Nyamagabe. Ni intara y'Amajyepfo igabana n'intara y'Iburengerazuba nanone. Harya ku byapa mu Gasare ngenda hicara, ubu ni mari 5 hano ntabo mbonye. Ndabategereza mu Gasare, wenda niho mwaba mwarafashe. Eric Munyemana, nshuti yanjye, nawe Twagiramungu, nawe Ndagijimana Yohani Maria Vianney, mukanya nari mbahaye rendez-vous mu Gasare. Mu Gasare nkuko nabibabwiye, abadukurikiye nabo babyibonere, mu rugabano rw'intara y'Amajyepfo n'intara y'Iburengerazuba, bikaba mu rugabano kandi rw'akarere ka Nyamagabe n'akarere ka Rusizi. Ubu bibaye saa 2 ibura iminota 3. Ni nababwiye yuko rwose mbategereje kugira ngo abantu banyu bavuga ko barwanira muri Nyungwe babitwereka, babe batanga bagira ubutumwa baha abaturarwanda. Ariko ndabona nkomeje kubabura. Sinzi rero niba mukomeza gutubura abaturage, nibyo mbabwira nti rwose mwikomeza kubura mu Rwandanze. Aha hantu magaze muri uyu muhanda muri Nyungwe rwagati, ni mu rugabano rw'akarere ka Nyamagabe. Ntabwo mbabeshya, mubyirebere namwe, dore singiki cyapa cya Nyamagabe district, singiki. Nababwiye kandi ni mu rugabano rwa Nyamagabe n'akarere nanone ka Rusizi. Naho mutagira ngo ndabatuburiye nkuko musigaye mutuburira abanyarwanda. Dore hano akangaka iki cyapa kiragaragaza neza ko winjira mu karere ka Rusizi. None se abo bantu banyu uko nabahaye rendez-vous muri hehe koko? Ubu se munavuga ngo nuko mbamenyesheje nkerewe? Ntacyo, reka nibwire yuko imbere bahari. Ariko tutaranagenda, singiyi Nyamasheke, none se abo bantu banyu ko nabahaye rendez-vous muri hehe? Muri hehe ngo tuganire mugire icyo mubwira abanyarwanda? Ariko mwaretse kujya muri manganya koko. Muve mu bibi murimo, muze mufatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Igihugu kirabakeneye, igihugu gikeneye imbaraga zacu twese, igihugu gikeneye urubyiruko, gikeneye abana bacyo. Mureke gukomeza kubafata bugwate, mureke gukomeza kubaroga mubabeshya ibitariho. Ubu ntangiye kumva neza ko ibyo mukora ari ubutubuzi.
ntangiye kumva neza ko ibyo mukora ari ibyo kwirarira, kuko iki gihugu iminsi nkimazemo nababwiye ko nzakibasurira kugira ngo mbereke ukuri kwa buri kimwe cyose, maze kubona umutekano wacyo. Mwese badukurikiye bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, ndagira ngo mbamenyeshe ko ubu hano aho ngeze ubu bibaye saa 2 zuzuye noneho z'ijoro, ndi muri Nyungwe. Nta bwoba kuko igihugu kiratekanye. Abibeshya cyangwa bibeshyera ko bafite agace k'igihugu n'ubutubuzi, bafite izindi ngamba zabo bifitiye, bafite ayandi bacanga bibereyemo, bafite ibindi barimo byo. Reka ne kuvumira itararenga, reka tugere ku Kitabi, nibwo ndababwira neza akari murori, nibwo ndababwira neza uko nabibonye. Murakoze naho mukanya ku Kitabi ndakomeje, ariko ngiye kwihangana nanone iminota nk'icumi, ariko 5 10 yabibaye myinshi ku bantu biyita ngo n'abasirikare. Abasirikare ntibajya bica randevu. Ubwo ngiye gutegereza iminota 5 nkomeze turongera gusubira mbabwira uko ishyamba rimeze rya Nyungwe. Hano ni rwagati mu ishyamba rya Nyungwe. None se ko muvuga ngo muri Nyungwe nta modoka zigenda, do iyi ni iki? Iyi si kamyo? Imodoka ziragenda, abantu n'uruja n'uruza. Uretse mu kanya nahoze mbona n'abazungu bagenda ku magare muri Nyungwe mu gicuku. Singiye n'indi iraje. Nyungwe n'uruja n'uruza, Nyungwe ni nyabagendwa. Mureke kujya mutuburira abantu. Aho mvuye Gisakura kugeza hanga imodoka n'uruja n'uruza nahuye nazo. Rwose ibintu n'uburyohe ahubwo. Reka duhure ku Kitabi mu kanya. Eric Munyemana, nawe Perezida wa FRN ngo Twagiramungu, nandagisha Imana ngo hagariye ngo Bridge Builders, ubwo abantu banyu nababuze, ndinze nsoka mu ishyamba rya Nyungwe, nabuze unyakira ngo mutange ubutumwa. Ubu nkuko mubibona ngeze ku Kitabi. Ngeze ku Kitabi, nababuze, nabuze ubuhamya bwanyu, nabuze ubutumwa. Icyo ngira ngo mbabwire rero, murabizi ko twabanye igihe kinini, twikirigita tugaseka ngo turarwana ngo urugamba. Ubu rero icyo ngira ngo mbabwire, ndagira ngo mbasabe muba abagabo, muve mu binyoma, muve mu burimanganye, mureke gukomeza kubeshya abanyarwanda, mureke gukomeza kuyobya urubyiruko, mureke gukomeza kwikirigita nk'umuseke, muvuga ngo mwafashe ishyamba rya Nyungwe. Ishyamba naberetse igena ryinjiriye. Ubu bibaye hafi saa 3, ni saa 3 z'ijoro zibura iminota 10. Ishyamba naryinjiye saa 12 n'igice, ndinze ndisohokamo amahoro. Nta muntu wanyu nabonye, yewe haba n'uwo mpohotera, haba wo kundya urwara, ntawe. Imodoka mwabonye ko zigenda, inzira ni nyabagendwa. Mureke kurimanganya, mureke kubeshya, mucishe bugufi, muce bugufi, mwemere, mureke kuburana urwandanze, murekura abana bisurire gakondo ya base n'abasekuru, mureke gukomeza gufata abaturage h'ingwate, mureke gukomeza kurimanganya ngo hari icyo mwakoze, ngo hari icyo mwakora. Nta na kimwe. U Rwanda ruratekanye, u Rwanda rufite amahoro, u Rwanda rurarinzwe. Ibyo mukora byose, ibyo mwibeshya no kwibeshyera. Icyo nabasaba rero, inama ya kigabo, ni muce bugufi,
ushoboye gusaba imbabazi azisabe, ushoboye kugaruka agaruke. Amarembo arafunguye, igihugu giteze yombi kugira ngo cyakire abana bacyo. Uwakosheje azahabwa imbabazi, ibyo birazwi. Ariko mureka abana abagiye guhaha bazane umuhahanwa, dufatanye twubaka igihugu. Abashaka kwitahira ngo bakore imishinga mu gihugu ni karibu. Murabibona rwose aho amasaha ageze, nta bwoba bwo kunyura muri iyo Nyungwe muvuga ngo mwafashe. Imodoka ziragenda, umusubizo. Abantu baratembera, umusubizo. Nimusigeho, nimusigeho, nimusigeho. Mucire birarura. Bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo, nk'uko twabasezeranije, tuzakomeza kubagezaho amakuru asukuye kandi atohojwe. Kuba twaraye iri joro tugenda muri Nyungwe, tukiyemeza kwinjira muri Nyungwe nijoro, kwari kugira ngo tubagezeho inkuru z'impamo. Mutazavuga ngo, atazagira uvuga ngo twinjiye mu ishyamba ku manywa kugira ngo twirengere cyangwa se twirinde, dukwepe abo barwanyi batubwira ngo bafashe Nyungwe. Twaryinjiye nijoro kuko twumvaga ko aribwo urugamba ruba rukomeye. Ariko ubutumwa twakomeje gutanga ntabwo bubahirije, ntabwo twabonye. Haba uwo kudutunga urutoki, haba uwo kuturya urwara, haba uwo kudusagararira n'uburyo bwose. Kandi mwabonye ko imodoka zigenderaga Nyungwe ni nyabagendwa. Agahigo batazabaho bavuga ngo twagiyeyo tubatunguye ngo ntitwabateguje. Reka mbateguze mu cyumweru gitaha. Turateganya kuzasubirayo ari ku manywa, kugira ngo nabwo tuzahinyuze. Eric Munyemana, nawe twagira Mungu usigaye ngo uyoboye FRN, ndetse na mugenzi wanyu Ndagijimana Yohani Maria Vianney, mbararikiye kuzatumira abarwanyi banyu niba babaho, niba atari gutuburira abaturage ibyo muhora muri manganye. Tuzahurire muri Nyungwe ari ku manywa. Nzongera nkora urugendo nkuru nguru twakoze, maze tuzareba ibyanyu. Murakoze.